Bene data bakundwa muri Kristo Yesu, nongeye kubasuhuza nanone mbifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mwami Imana yacu. Uyu ni wa mwanya mwiza warabagirana. Mbifurije rero igitondo cyo kurabagirana kuri uyu munsi itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2025. Tugiye gusoma mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho 3 n'umurongo waho 20. Haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Uyu murongo ugaragaza uburinzi, ubushobozi n'ubutware bw'Imana bukorera mu buzima bw'abizera. Paulo yandika aya magambo yararangije gusengera Abefeso, ababwira ko Imana ifite ubushobozi burenze kuri ibyo umuntu asaba cyangwa se atekereza. Ni ijambo rihumuriza rishyira umuntu wizera mu mwanya wo kwizera ko Imana ishoboye byose. Ntabwo igarukira cyangwa se ngo igire imipaka y'ubwenge bwacu cyangwa se ubushobozi bwacu. Icyambere hano Paulo aratwereka ko ibyo dusaba bishobora kuba bike ugereranyije n'iby'Imana ishaka kuduha. Twebwe rero dukunda gusaba bikeya ariko bitewe n'iki? Icyambere bishobora guterwa n'ubwoba twebwe dufite muri twebwe. Ikindi bishobora guterwa no kwiburira icyizere cyangwa se kubona inzitizi ziri imbere yacu. Izo nzitizi rero zikatwereka yuko Imana nayo idashoboye tukayiha imipaka. Ariko rero nk'uko biri, Imana yo ireba kure, ireba icyiza kiri imbere kandi kirenze ubwenge bwacu n'ibyo tureba twebwe. Niyo mpamvu uyu murongo rero twigisha kudashyira Imana ho imipaka, ahubwo dukwiriye kuyizera, ntidushyireho imipaka bigendeye n'ibitekerezo n'ubwenge nuko twibwira. Icya kabiri, Paulo nanone agaragaza ko Imana ikora ibiruta ibyo dutekereza. Hari igihe umuntu atekereza ko ibintu runaka bitashoboka, ariko Imana yo ifite uburyo butandukanye n'ububasha bwo guhindura ibidashoboka bikaba ibishoboka. Imana ibasha kudutangaza mu buryo butandukanye. Urebye uburyo tubayeho, uburyo idutunga, uburyo itubeshaho, uburyo mu mibanire yacu, urebye mu mitima yacu uburyo tuba tubayeho duhangayitse, aho hose tugenda tubona uburyo Imana igenda idutangaza ndetse no mu buzima bw'imibereho mwuka. Icya gatatu nanone, imbaraga z'Imana zidukoreramo nizo zituma ibyo byose bishoboka. Ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubushobozi bwacu, ntabwo ari aho dukomoka bituma bishoboka, ahubwo imbaraga z'Umwuka Wera zidukoreramo nizo zituma bishoboka. Ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza kubw'imbaraga zayo zidukoreramo. Hari imbaraga zikorera mu bizera zibasha gukora ibirenze. Reba Daniyeli ari mu rwobo rw'intare, intare zabumbye iminwa, kandi iki gihe intare zari zishonje, si uko zitari zibashiye kumurya, ariko kubw'imbaraga z'Umwuka Wera zari muri Daniyeli. Izo mbaraga nizo zatumye intare zitabasha kubumbura umunwa ngo zibashe kumurya. Hari ingero nyinshi twabona hano uburyo imbaraga z'Imana zagiye zirinda, zagiye zikiza, zagiye zitabara. Reba Moridekayi, bari bamaze kumanika igiti cyo kumubambaho, ariko imbaraga z'Imana, Imana yaramaze igihe ahamagara, igihe yari yahamagaye abayuda bose ngo birize basenge. Izo mbaraga z'Imana
nizo zatumye kumuzamura ngo bamushyire kuri kiriya giti bihinduka, ahubwo Imana ihindura ibyari kumanikwa ku giti bimusunikira kumuhesha icyubahiro, ahabwa icyubahiro. Umwanya wo kujya ku giti nibwo yatambagijwe ku ifarashi. Rero izo ni imbaraga z'Imana zidukoreramo, zikora ibiruta cyane twebwe ibyo dutekereza n'ibyo twibwira. Hari imbaraga rero z'Imana zikorera muri wowe. Izo ni imbaraga zibasha gukora ibirenze ubwenge bw'umuntu, ibirenze ubushobozi bw'umuntu, ibirenze imitekerereze y'umuntu, ibirenze ibyo umuntu yakwibwira n'ibyo yatekereza. Kubw'izo imbaraga z'Imana zidukoreramo. Rero nagira ngo nkubwire ngo muri iki gitabo cy'Abefeso 3:20 ni isezerano ridukangurira kugira ukwizera gukomeye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyakora ibiruta ibyo usaba uyu munsi. Imana iracyakiza indwara mu mibiri. Imana iracyatabara abayitabaje. Imana iracyarwanirira abayiyambaje, kuko ibyo duhura nabyo ni byinshi, ibiduhiga ni byinshi, ariko ibyo byose Imana, tekereza uko ugenda mu muhanda, tekereza uko uryama ugasinzira umeze nk'uwapfuye, ariko mu gitondo ukabona urakangutse. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe. Rero ibyo utekereza ndetse n'ibyo utagiraho icyizere, nagira ngo nkubwire ngo ibyo byose Imana irabishoboye. Icyo usabwa uyu munsi ni kimwe, ni ukwemera imbaraga zayo zikorera muri wowe, zigatangira gukora umurimo wazo. Rero nongeye kubashimira muri uyu mwanya w'ikiganiro Rabagirana, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo byuka urabagirane, kuko umucyo w'Imana uje. Nagira ngo nanone uyu munsi umucyo w'Imana winjire mu buzima bwawe kugira ngo ukumurikire. Murakoze, nimuhabwe umugisha, bifurije kugira umunsi mwiza.